Mwaramutse. Muri iki gitondo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 3. Dusome duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Niyo mwahageze reka dusome. Haranditswe ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya. Ariko wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe, barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Dusomye kugeza ku murongo wa 10. Mbere ko twakira agakiza, nibyo koko abantu benshi basanzwe basenga Imana mu madini atandukanye, ndetse abandi bakorera Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Gusa tumaze kumenya ukuri, twaje gusanga ko ibyo umuntu yakora byose igihe ataravuka ubwa kabiri ntacyo biba bimaze. Ndi kuvuga ibyo bakora byose mu bijyanye no kwizera Imana, ariko mu bijyanye no kwemera. Kubera yuko icyo Imana idushakaho ni uko mbere na mbere tubanza kuvuka ubwa kabiri tukabona ubugingo buhoraho. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo watunga ibiri mu isi byose ariko ukabura ubugingo ntacyo byakumarira. Mu yandi magambo icyo bishatse kuvuga ni uko naho utagira icyo ubona na kimwe, utagira icyo utunga, ariko ukazabona ubugingo, icyo nicyo gifite umumaro mu buzima bwacu. Niyo mpamvu rero Pawulo nawe yaje kumenya ati mbere ko mpura na Yesu Kristo, mbere ko mpishirirwa ukuri, nabanje kuba urenganya itorero, nabanje kuba umuntu urenganya Yesu Kristo. Atari ko ibi byose nabikoze kubwo kutamenya, ariko narababariwe kubera ko ibi byose nabikoze kubwo kutamenya. Rero ijambo ry'Imana icyo rishaka kutwereka ni uko kwizera Imana igihe cyose bitangirira mbere na mbere mu kubanza kuvuka ubwa kabiri by'ukuri. Umuntu utavutse ubwa kabiri naho yagira umurava mwinshi cyane wo gushaka Imana, naho yasengana umwete mwinshi akitanga, ariko ibyo byose biri impfabusa imbere y'Imana. Icyo Imana ishaka cya mbere na mbere ni uko tubanza kuvuka ubwa kabiri, tubanza kuba abana bayo mbere na mbere. Tumaze kuba abana b'Imana, nacyo gihe rero iby'ubuzima bitangira. Ntabwo umwana utaravuka yabasha kwiga kugenda ngo yige kwirisha cyangwa se yige kwikarabya. Ibyo rwose ni amacuri, ntabwo bishoboka. Ubuzima butangira nyuma yo kuvuka. Kuvuka bitabayeho ubwo ubuzima ntibubaho. Nicyo gituma umuntu utaravuka ubwa kabiri ntabwo ashobora kubaho ubuzima bw'umwuka, ntabwo bishoboka. Rero icyo Imana ishaka kutwereka ni uko mbere na mbere dukwiye kubanza kuvuka ubwa kabiri, tukabanza kubaho. Kuko utaravuka ubwa kabiri imbere y'Imana ntabwo aba ariho. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Befeso ngo ubwo mwari mupfuye muzize ibyaha byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu. Nubwo twagendaga, abandi baririmbaga muri korari, abandi bavugaga ubutumwa bwiza,
abandi bakoraga ibikorwa bitandukanye by'amasengesho, ariko imbere y'Imana ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntabwo twariho. Imbere yayo ntitwariho kubera yuko ntitwari bwavuke bwa kabiri, twari dupfuye imbere y'Imana, kubera yuko icyaha n'urupfu ni ibintu bitajya bitana, bigendana nk'impanga, aho kimwe kiri n'ahandi n'ikindi kiba gihari. Igihe cyose ubonye ahantu hari icyaha, urupfu n'ubwo utarubona, ariko ujye umenya yuko urupfu narwo ruri aho ngaho. Nicyo gituma rero Imana ishaka kutwigisha mu byo dushaka byose mu buzima bwacu, ariko bitewe n'uko turi abana mu buryo bw'umwuka, tutamenya neza inzira z'Imana n'imigambi yayo, tubaho twinuba mu buzima bwacu. Mu bisanzwe turi abantu badakunda kwiga muri kamere yacu. Nubwo Imana ishaka kutwigisha, nubwo Imana ishaka kudutoza, ariko twebwe ibi ntitubikunda. Dukunda gusa kwibonera umusaruro w'ibyo twifuza. Urabona igihe Aburahamu byamufashe kugira ngo abyare umwana, imyaka irenga 25. None se utekereza ko Imana byari binaniye kumuha umwana bukeye bwaho? Imana ikimara kumuha isezerano iti nzakugwiza cyane, nzakororoza cyane, uzaba sekuruza amahanga menshi. Imana ifite ubushobozi bwo kugira ngo ikimara kubivuga bukeye bwaho Aburahamu abyara umwana abe sekuruza amahanga menshi koko. Ariko se kuki yategereje? Kandi yategereza umwaka umwe, 2, 3, imyaka 25 yose. Si uko Imana byari byarayinaniye, Imana yabikoze ku bushake. Rero iyo ugerageje kwiyumvira n'iki Imana yari igambiriye mu guha Aburahamu umwana nyuma y'imyaka 25 yose ategereje. Imana irimo gukora mu mutima w'Aburahamu, imuvidura, imena umutima we, imukuramo ibyiringiro byose bishoboka muri we by'uko yabyara umwana. Imana yashatse kuvana muri Aburahamu igitekerezo cyose n'igisa nacyo kimubwira yuko afite ubushobozi cyangwa se umugore we wo kubyara umwana. Ibyo rero byitwa gutozwa cyangwa se kwigishwa. Mu gitabo iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo, tubona neza yuko Aburahamu bamuhamya nka sogokuruza wo kwizera, nk'umuntu ufite ukwizera kwinshi. Twebwe rero dushaka kubona imirimo nk'iyo Aburahamu yabonye n'ubuhamya nk'ubwo Aburahamu yabonye, ariko ikibazo ntabwo dushaka gutozwa nk'uko Aburahamu yatojwe. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwacu. Mana ndashaka kubona ibitangaza byawe, Mana ndashaka kubona imirimo yawe, Mana ndashaka yuko unsohoreza amasezerano yanjye, ariko Imana yagutoza ntubyishimire. Ugutozwa kw'Imana rero idutoza kugira ngo idukamure, ituviduremo ukwizera cyangwa se ukwiringira ubushobozi bwacu ubwo ari bwo bwose. Aburahamu byamufashe imyaka irenga 25. Yosefu nawe byamufashe yijya kungana nk'iyo. Kuri ako ku myaka 17 abavandimwe baramwanze, baramugurisha, aza guhinduka umutegetsi afite imyaka 30. Ndagira ngo wumve igihe Imana yamuhereye isezerano n'igihe isezerano ryasohoreye imyaka yose byatwaye. Kandi uyitegereze neza ubuzima nk'ubwo Yosefu yaciyemo. Ahantu hose baramutereranaga gusa, ari wabo abavandimwe be, ari kwa Potifari baramugambanira, ari mu nzu y'imbohe. Ibyo yaciyemo byose byari byo kumukuramo ukwiringira kugira ngo yiringire Imana wenyine gusa. Nibaza ko Imana yatoje Aburahamu, igatoza Dawidi, igatoza Yosefu, ese ni wowe itazatoza koko? Imana yashaka kudutoza twese, kandi uburyo Imana itozamo bwose ni bumwe. Ariko bitewe n'uko nta myumvire y'umwuka tugira, bitewe n'uko turi bato mu buryo bw'umwuka, Imana iri kutwigisha, iri kudutoza, twe tuba turimo kwinuba gusa. Twinubira Imana, twinubira bene data, twinubira itorero, kuki bamfata gutya, kuki batanyitaho, kuki uriya nawe.
amaso yacu, ibitekerezo byacu byose tubirehereza ku bantu. Ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe aza kuyobora inzira unyuramo. Icyo bishatse kuvuga, uhore umwemera, uhore wemera Imana, bishatse kuvuga ngo uhore umenyera Imana mu byo ucamo byose. Ikintu ndi gucamo burya bwose ni Imana iri kuntoza. Kubera iki umutima wanjye wuzuye kwinuba? Nabuze akazi, nashatse imibereho hirya no hino ndayibura, inzira zanjye zose Imana yarazifunze, nza no kwitorera gusa kuko ntafite aho njya. Ariko burya siko bimeze. Imana iyobora umutima wawe kuza mu itorero kugira ngo igutoze. Rimwe na rimwe hari igihe inzira z'ubuzima bwacu ziba zifunze impande zose, umutima ukuzura kwinuba gusa. Imana ko nakira agakiza, kuki ndi guhura n'ibi ngibi? Ese ya migisha yose mu buryo bw'umwuka wadusezeranije muri Yesu Kristo ni koko? Nta kazi mfite, n'iwacu baranyanze, barananyirukanye, mfite amakimbirane hirya no hino. Imitima yacu isigara yinubira Imana. Ikindi gihe Satani iyo twuje mu mwijima, ntabwo twinubira ubuzima gusa n'abantu, ahubwo tuninubira n'itorero naryo ubwaryo, tukinubira n'umugaragu w'Imana. Ariko iyo witegereje Bibiliya kandi ugahagarara mu ruhande rutihengamiyeho, ukarebesha amaso atihengamiyeho, ubasha kubona ko n'abandi bose bashoboye kubona ibitangaza by'Imana, babonye imirimo y'Imana mu buzima bwabo, bashoboye gusohorezwa amasezerano yabo. Bose Imana yarabigishije, Imana yarabatoje. Uyu munsi twasomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3. Petero ubwo yahuraga na Yesu Kristo, Bibiliya ivuga ko ngo yameze ijoro ryose baroba, ariko ngo nta fi n'imwe bigeze bafata. Sinzi igituma ibyo byabayeho uwo munsi gusa. Usanzwe bari abarobyi b'abanyamwuga bimenyereye, b'abahanga cyane, babifitemo uburambe kandi bavukiye aho ngaho kuva mu bwana bwabo. Nta kindi bakoraga, bahoraga baroba ifi zonyine gusa. Ariko uwo munsi kugira ngo bashobore guhura na Yesu Kristo, Imana yagombye kubavidura. Mwibaza ko muri abarobyi bakomeye? Mwibaza yuko mufite uburambe ntawe ushobora kubagira inama? Reka turebe uyu munsi ko hari icyo mufata. Biravuga ngo guhera mu ijoro kugeza mu gitondo twakesheje ijoro dukora cyane, ariko nta fi n'imwe twafashe. Iki nicyo cyari ubuhamya bwabo. Ariko sinzi igituma Imana yabikoze kugira ngo bashobore guhura na Yesu Kristo. Ubwo Yesu ababwiraga ati mwigire imuhengeri murobe, nta mahitamo yandi bari bafite usibye kujyayo bakaroba, kubera yuko nta zindi nzira zindi bafite. Uwo munsi ntacyo gucyura babonye, abana ntacyo kurya bari bubone, wenda ntibazajya no ku ishuri, minervale ntizaboneka. Bituma imitima yabo nta mahitamo yandi igira uretse kumva ijambo rya Yesu Kristo. Kandi kuko barikurikiye, biravuga ngo bafata ifi nyinshi cyane, amato yabo yenda kurengerwa. Ariko icyo si cyo nshaka kuvuga. Icyo nshaka gutinda aha ngaha ni uko Petero amaze gukurikira Yesu Kristo, ko Yesu yamuhaye isezerano ati nzakugira umurobyi w'abantu. Petero muri bwa bushyuhe ndetse n'ibigumbagumba byinshi, aravuga ati koko Yesu nzamukurikira, Yesu nzamukorera. Ubuzima bwose yabanye na Yesu Kristo bwari ubuzima bwo gukorera Yesu, kwitangira Yesu, kumvira Yesu no kumukurikira n'umutima we bwite. Ariko mwitegereze neza, ibyo byose byarangiye n'ubundi Petero yisubiriye hehe? Mu burobyi. Byarangiye n'ubundi Petero atsinzwe. Imana yashoboye kumwemeza yuko gukurikira Yesu Kristo si uko nguko. Ubuzima bw'umwuka si uko. Ubuzima bw'umwuka si umuntu witangira Imana, si umuntu ukorera Imana. Kwizera by'ukuri bivuze yuko ni Imana igomba gukorera umuntu. Ariko Petero wese uko yabyumvaga, yumvaga yuko ko Yesu yamuhaye isezerano ati nzakugira umurobyi w'abantu, agomba kumvira Yesu cyane, kumukurikira, kumukorera, yewe kugeza n'aho ashobora no kumwitangira akamupfira. Ariko Imana agombye kumwigisha iti si uko bigenda.
kwizera Imana si umurava wanjye, si umwete wanjye bikora, ahubwo Imana niyo igomba kudukorera. Nicyo gituma icyabaye ingaruka zo gukurikira umutima we bwite cyabaye guta Yesu Kristo akisubirira mu burobyi, akisubira mu buzima bwe bwa kera. Bivuze yuko yumvise ko ubuzima bwe bugeze ku iherezo. Umuntu nkanjye ntabwo akwiriye gukurikira Yesu Kristo. Umuntu ugambanira shebuja, umuntu wihakana shebuja mu bihe bikomeye, naramusezeranije ngo nubwo abandi bose bagusiga, njye sinzigera ngusiga. Petero yaje kwiga isomo rikomeye cyane icyo gihe, aravuga ati ntabwo nabasha gukurikira Yesu ku bwanjye, sinabasha kuba umurobyi w'abantu ku bwanjye. Ariko Yesu ubwo yaramwibwiriye ati nzakugira umurobyi w'abantu, bivuze ngo ni njyewe uzabikugira, si wowe uzabyigira. Ariko ubuzima bwa Petero bwose igihe yakurikiye Yesu bwaranzwe no kugerageza kwigira umurobyi w'abantu. Niyo mpamvu igihe cyose yahoraga atsindwa. Agerageje kugendesha amaguru hejuru y'inyanja, aratsindwa, yibiramo hasi. Agerageje kurikira Yesu Kristo biramunanira, birangira amwihakanye. Nuko kera kabaye, Yesu Kristo asanga Petero nanone aho yaroberaga. Ni kumubwira ati Petero, agira intama zanjye, gaburira intama zanjye inshuro 3. Yesu Kristo yongera kwibutsa Petero rya sezerano inshuro 3. None icyo gihe kubera ko umutima wa Petero wari waramenetse, kubera ko umutima we wari warihebye yuko atabaho kubwo kwizera, atakurikira Yesu Kristo, umutima we ushoboye kongera kwiga ubundi bushyashya. Umutima we wongeye kugira indi myumvire y'umwuka mishyashya. Kubera iki? Kubera ko umutima we wari wamaze kuviduka, kubera ko umutima we wari wamaze gusigara mu busa, byatumye Yesu amubwira kuragira intama ze, abikora anyarutse. Nicyo gituma ahangaha aho twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 3, tubasha kubona neza uburyo Petero yagizwe umurobyi w'abantu bikozwe na Yesu. Ubwo bajyaga ku rusengero, Bibiliya iravuga ngo hariho umuntu wari uremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Umurongo 3, ibyakozwe n'intumwa 3, umurongo 3, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Mu gihe Petero na Yohana barimo kugendagenda ku rusengero, hariho umuntu wari umugaye yicaye aho ngaho, yahoraga asabiriza. Nuko ababonye arabitegereza agira ngo hari icyo bari bumuhe. Ngo nuko Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Rimwe na rimwe nabwo biba bigoranye kumva Bibiliya ndetse n'icyo bishaka kutubwira. Petero aramubwira ati uturebe, kandi mu by'ukuri Bibiliya yavuze ngo n'ubundi yarababonye. Ariko se niki Petero arimo kumusaba kubarebamo? Ntabwo ari kureba Petero, ntabwo ari kureba Yohana, ahubwo ni ukureba uri muri Petero, uri muri Yohana. Uwo niwe bashakaga yuko uyu muntu areba. Nicyo cyatumye bamubwira bati ifeza n'izahabu ntazo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Ahangaha tubasha kubona neza yuko mu bisanzwe Petero nta muntu n'umwe yigeze akiza mu buzima bwe. Sinzi niba mbere y'inkuru hari andi wigeze wumva Petero akiza umuntu. Mu mutima bishoboka ko Petero yashidikanyaga, ariko se koko uriya muntu nimubwira guhaguruka koko arabasha guhaguruka? Ibintu ko ntahandi nigeze mbikora, kandi ibuka ibyo nakoreye Yesu, ninjye wagambaniye Yesu, naranamutaye nisubirira mu burobyi, si koko Imana yankorera?
soko nimubwira haguruke agende. None ibaze ndamutse mubwiye ngo nahaguruka agende bikanga, bikananirana ntashobore gukira. N'imbaga y'abantu bose ikoraniye ahangaha, nahasebera. Iyo ntambara yose yari irimo kurwanwa mu mutima wa Petero. Ariko Petero mu kumubwira ati uturebe, ntabwo ari kumubwira ati uturebe njyewe Petero, oya. Reba uri muri njye, reba Kristo Yesu uri muri njye. Ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite cyo ndakiguha, haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Petero akimara kubivuga koko, ngo wa muntu, hano Bibiliya avuga ngo umurongo wa 7, maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru, ashima Imana. Petero akimara kumubwira ati haguruka, ako kanya mu ijambo rya Petero harimo imbaraga n'ubushobozi byo guhagurutsa uyu muntu koko akabasha gukira. Kubera ko ntabwo ari Petero ukora, ahubwo ni Yesu Kristo warimo gukora icyo gihe muri Petero. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko Petero ahuye na Yesu Kristo tubona ibihe bibiri. Igihe cya mbere ubwo Petero yageragezaga kwikorera ku bwe, n'igihe cya kabiri aho atari Petero wakoraga, ahubwo ari Yesu Kristo wakoreraga muri we. Mwibuke neza isezerano yahawe ryaravugaga riti nzakwigira umurobyi w'abantu. Bivuze ngo njyewe Kristo Yesu nibyo uzakugira umurobyi w'abantu. Kubera ko atarabizi, yabayeho ubuzima bwe bwose agerageza kwigira umurobyi w'abantu, ariko nta n'umwe yashoboye kuroba. Nicyo gituma amaze kumenya yuko Kristo Yesu ari gukorera muri we, yashoboye guhuza uyu muntu wamugaye na Yesu Kristo. Kubera ko muri Yesu Kristo harimo imbaraga zo gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Nacyo gituma abavandimwe, mu gihe natwe twizera Imana no mu gihe tubaho mu buzima bwacu bw'umwuka, ntabwo mu by'ukuri gukora umurimo w'Imana bisaba ikintu gihambaye. Ntibisaba kugira impano ihambaye cyangwa se kugira ubushobozi buhambaye, ahubwo ni ukumenya gusa ibanga ry'ukuntu Imana ikora. Umurimo wacu rero nta kindi, ni uguhuza imitima y'abantu n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zikiza abantu zirahari. Imbaraga z'Imana zishobora kubyara abantu bwa kabiri zirahari. Umurimo wawe bitewe n'uko wowe nta muntu n'umwe wakiza, umurimo wawe ni uko ubasha guhuza umutima w'uriya muntu na za mbaraga z'Imana. Mu kubwiriza ubutumwa bwiza rero, iki nicyo dukora. Kubera ko umuntu ashoboye guhuza umutima we n'uw'Imana, mu Mana akora ko harimo imbaraga zo kunesha icyaha, zo kunesha urubanza, zo kunesha ubwoba. Za mbaraga z'Imana zinjiye mu mutima wa muntu zibasha kumukorera igitangaza, nk'uko byagenze neza neza kuri ngo byakozwe n'intumwa ibice 3. Petero ntacyo ari cyo, nta bushobozi afite bwo gukiza umuntu, nta bubasha afite bwo guhagurutsa umuntu, ariko Yesu Kristo we ubwo bubasha arabufite. None urakoresha iki? Urakoresha ibyawe cyangwa se urakoresha ibya Kristo Yesu? Iki nicyo kigena itandukaniro mu buzima bwacu bw'umwuka. None bene data, reka mbabaze iki kibazo. Yesu Kristo uri muri wowe ni nawe Yesu Kristo uri muri Petero? Niba koko ari we Yesu Kristo uri muri Petero, kubera iki twinuba mu buzima bwacu? Kubera iki mu buzima bwacu twitotomba? Umunsi yatahuraga ibanga ati si jyewe ahubwo ni Kristo Yesu, ubuzima bwe bwose bwarahindutse. Ntiyarakiri wa Petero wa mbere urwanirira ishyaka ry'Imana, ahubwo yabaye Petero wo gukoreshwa n'Imana, kuko yamubwiye iti nzakugira umurobyi w'abantu. Tubasha kubona neza uburyo yashoboye kuroba uyu muntu mu byakozwe n'intumwa ibice 3. Yamurobye hehe? Yamurobye mu nyanja yaka umuriro. Yamurobye mu nyanja y'urupfu yarimo kwerekezamo. Petero aramuroba, aramukiza. Iryo ni ryo sezerano Yesu Kristo yari yaramuhaye. Ariko kandi bavandimwe, iri sezerano ntabwo ryahawe Petero gusa, ahubwo ryanahawe wowe ndetse nanjye. Ushize pastor atwigisha aravuze ati tanga ibi byanditswe byandikiwe Aburahamu kubera yuko ariho, ibi Bibiliya ntiyari ariho, ntiyari akeneye gusoma inkuru ze.
ariko Bibiliya ikavuga ngo ibyandikiwe twebwe. Ni ukuvuga ngo iri sezerano nawe wararihawe uko waba umeze kose, nubwo nta bwenge waba ugira, nubwo nta butunzi waba ugira, nubwo nta mashuri waba warize. Petero nta shuri na rimwe yari yarize, yari umuswa utarigeze yigishwa kuva mu bwana bwe, ariko Imana yamuhinduye igitangaza gikomeye cyane cyakoreshejwe mu gukiza abantu bose mu isi, nta n'umwe utamuzi. Petero uyu nguyu wari umuntu wigometse kuri Yesu, wamwihakanye, wamutereranye, Imana yamuhinduyemo igikoresho gikomeye cyane cyo gusakaza ubutumwa bwiza. Bavandimwe, aya magambo dusoma ni amagambo y'ukuri. Ibyo nk'uko byagendekeye Petero, nawe uko niko byakugendekera mu buzima bwawe. Niba uri umuntu ukaba ufite umutima ushobora kwakira isezerano ry'Imana, nawe ndetse nanjye turi ba Petero w'uyu munsi. Imana yadusezeranyije yuko izatugira abarobyi b'abantu, bivuze ngo muri wowe deja harimo izo mbaraga zo kubasha gukiza abantu. Rero uhuye nawe wese, mu gihe uhuje umutima we n'izo mbaraga z'Imana, izo mbaraga ubwazo zizikorera akazi, zizikorera umurimo wo gukiza abantu no kubahesha imigisha yose twaherewe muri Kristo Yesu. Niringiye ko ibi twabyizera, hanyuma tugatera intambwe. Ku munsi w'ejo umugaragu w'Imana atubwira ati ugomba gutera intambwe igihe cyose mu buzima bwawe. Intambwe ya mbere ukavuga uti naruhagiwe, naratsindishirijwe. Indi ntambwe nabaye umukiranutsi. Indi ntambwe yindi ndi uwa mbere. Mu buzima bwacu dukeneye gukomeza gutera intambwe. Hazabaho itandukaniro hagati y'abiyicarira gusa bakicarana izo mbaraga z'Imana zishobora gukiza abantu, n'abandi bashobora guhaguruka bagatera intambwe bakabona imirimo y'Imana cyo kimwe nk'ababembe bane. Niringiye ko Imana yadufasha, hanyuma mu buzima bwacu tubeho twigishwa, dutozwa nayo nk'uko yatoje abatubanjirije bose. Reka dusoreze ahangaha uyu munsi, dusenge, tuzakomeza ubutaha. Uwiteka mu Imana yacu, turagushimiye cyane muri iki gitondo. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Igihe cyinshi mu buzima bwacu tubaho dukurikira intekerezo zacu n'inzira zacu kuko tutazi neza ubuzima bw'umwuka uko bugenda. Ndasabye rero kugira ngo muri aka kanya udufashe Mwami, dushobore kugira umutima wo kwigishwa nawe no gutozwa nawe mu buzima bwacu. Paul yaravuze ati uko ndi kose naho n'abandi hose nigishijwe mu buryo bwose. Nigishijwe gukena, nigishijwe gusonza, mu byo ndimo byose nigishijwe kwihanganira ibyo ncamo. Tubona rero kumwe Imana yacu ko tumaze kwakira agakiza, mu buzima bwacu bw'umwuka ushaka kubaho dutoza, utwigisha muri byose. Ariko tubona n'umutima w'ubwibone udashaka kwiga, wiyemera tukumva ko hari icyo tuzi nyamara ntacyo tuzi. Nicyo gituma tukoma mu mutego w'umwanzi Satani. Ariko nk'uko wigishije ugatoza Aburahamu, Dawidi, Yosefu, Petero n'abandi bose, Mwami udukundire natwe kugira umutima wagutse witeguye gutozwa nawe. Ibyo wakoresheje Petero mu Byakozwe n'Intumwa 3 nibyo natwe ushaka kudukoresha, kuko isezerano wamuhaye natwe ni iryacu. Ushaka kutugira abarobyi muri iki kiragano, baroba abantu bazimiriye mu nyanja bagana mu kurimbuka. Nicyo gituma rero Mwami ari wowe uzakorera muri twe ibikomeye. Turagushimye, komeza ubane natwe, udufashe muri byose, dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen.